Ishuri ryisumbuye ry'urwunge rw'amashuri rw'i Butare rimaze kuba ubukombe mu Rwanda kuko ryatangiye mu mwaka w'1929 rishinzwe na leta y'Ububiligi ku ngoma ya gikolonize. Iri shuri rifite amateka yihariye kuko riri mu mbanza kwasa mu yisumbuye mu Rwanda no mu Burundi. Nubwo Groupe Scolaire ya Butare yamamaye mu ngeri zinyuranye z'ubumenyi mu masomo, muri aka kanya turibanda ku bwemarare bwayo muri volleyball n'amateka yagize muri uwo mukino. Mu gusubiza amaso inyuma ngo turebere hamwe ahahise ha volleyball mu ishuri ry'indatwa n'inkesha, turiyambaza bamwe mu bahoze ari abakinnyi bakomeye banyuze mu ikipe ya Groupe Scolaire y'u Butare. Abo ni Robert Bayigamba na Alphonse Bayingana. Turaza kwifashisha kandi Charles Rurangangabo, umwe mu babaye abatoza ba volleyball mu rwunge rw'amashuri rw'i Butare, akaba yarashyize itafari rye mu kongera kubaka impano nshya mu kiragano cya vuba. Robert Bayigamba si umuntu woroheje. Ni umunyabigwi mu gukina volleyball, ariko yanageze mu bushorishori mu miyoborere ya siporo mu Rwanda kuko yabaye minisitiri w'imikino n'umuco muri guverinoma y'u Rwanda. Inzozi ze zo gukina umukino bakina barenza umupira urushundura zaje zitunguranye zitangirira muri Groupe Scolaire y'u Butare aho yigaga mu cyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye ahagana mu myaka ya za 80. Nitwa Robert Bayigamba. Nk'uko bivuga nkaba naratangiye gukina volleyball ndi muri Groupe Scolaire mu wa gatatu secondaire, niho numvaga mu mutima wanjye nzakina umupira w'amaguru, ariko turi muri education physique haza umutoza w'ikipe nkuru yitwaga Majyari Prince Sabin mu frère Mushariti, wari uzwi ari umutoza ukomeye mu gihugu cyacu. Hanyuma aza kureba iyo education physique areba uko uwo munsi twari no gukina volleyball kimwe mu mikino itandukanye. Hanyuma abona intoki zanjye ko ndimo gukoresha umupira kandi nta ari ibyo bya education physique bisanzwe. Narampamagaye atejo ku mugoroba uzaze witoze mu ikipe nkuru. Nirwo rugendo nuko narutangiye mu wa gatatu secondaire. Muri Groupe Scolaire abari imbere yacu navuga Dominique Sebarinda, ba Nkusi Alphonse wari umunyemoso ukomeye cyane, harimo Gatera ukwa Dr Gatera twamwitaga Spongo. Ubwo ni Gatera Jean Marie Vianney. Gatera Jean Marie Vianney ukomeye. Nagiyemo nakira ku mwanya wa passeur hari witwa Macumi. Volleyball kimwe n'indi mikino inyuranye yahabwaga agaciro gakomeye mu rwunge rw'amashuri rw'i Butare. Ikiragano cya Robert Bayigamba n'abari bamuri imbere cyasimbuwe n'ikiragano cy'inzibacyuho muri volleyball y'iri shuri ryacungwaga n'abafurere b'urukundo Frères de la Charité. Alphonse Bayingana wamamaye nk'umukinnyi wo hagati w'intangarugero, yibuka neza adashidikanya abakinnyi 6 babanzaga mu kibuga muri icyo gihe mu ikipe ya Groupe Scolaire y'u Butare bari bayobowe n'umutoza w'Umubiligi Luc Amey. Urakoze Claude. Nk'uko bivuze nitwa Bayingana Alphonse, nakiniye Groupe Scolaire ngerayo hari muri 88 mwaka w'amashuri 88-89. Nkagera hari abakinnyi bakomeye bari barangije kwigayo, barimo bagate bari baravuyemo ba Robert Bayigamba, buryo yari ikipe isa nkaho itangiye kwiyubaka. Ariko hari abari bakomeye nasanzemo Rukamba Jean Marie Vianney witabye Imana, Ngoga Dominique Sebarinda nawe witabye Imana. Abo ni abakinnyi bari babiri bakomeye nasanzemo. Hanyuma abandi bari abavuye mu ikipe ya kabiri bajya mu ya mbere. Nanjye wari uvuye mu ikipe y'i Kigali icyo gihe yitwaga Minagri cyangwa se mvuye kuri Collège Paco njya muri Groupe Scolaire ndi mushyashya muri Luc Amey. Yari Umubiligi, we ari n'umutoza kandi ari umukinnyi ashobora gukina ku myanya yose ishoboka twagiraga muri volleyball. Abo twita kuri R ku mpande bari dufite Ngoga Dominique Sebarinda yakwigendera, tukagira Rwanda Jean Pierre araharari i Kigali hano. Hagati yari ngewe hamwe n'uwitwa Janvier Musabyimana uba hanze. Umupaseri icyo gihe yari Rukamba Jean Marie Vianney witabye Imana. Hanyuma wa mukinnyi ukina asimbura umupaseri ariko akaba anashobora no kwataka yari Minani Theophile witabye Imana umwaka ushize. Alphonse Bayingana nyuma waje no kwamamara mu ikipe ya Kigali Volleyball Club KVC ndetse no mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda, yemeza kandi ko we na bagenzi be bo mu kiragano gishya bafashije Groupe Scolaire kurushaho gutera imbere mu bwema kugeza ubwo iri shuri rihinduka umukandida uhoraho mu gusarura ibikombe bya volleyball. Nyuma yo gusohoka mu ikipe kw'abakinnyi b'intyoza nka Dominique Ngoga Sebarinda na Jean Marie Vianney Rukamba, abasangirangendo bashya ba Alphonse Bayingana bahise bafata inshingano za volleyball mu biganza. Ikipe ya Groupe Scolaire ikomeza gusigasira ubushongore n'ubukaka bwayo. Umwaka wakurikiyeho twese dutwara igikombe cya shampiyona. Twagitwariye hari mu kwezi kwa gatanu hariya kuri Stade Regional no kigitwa tuyikinira finale. Harimo igikombe cya Pasika, harimo icya Demokarasi. Urebye ibyo nibyo bikombe byakinwaga cyane muri volleyball mbere ya Jenoside.
ibi byose twarabitwaye imyaka nk'ibiri, ariko icyo gihe nyine twari hafite abakipe duhanganye nayo nka Petit Seminaire yo ku Karubanda, Université Nationale y'u Rwanda igice cya Kiruhande, njye nazikinyemo zombi. Nk'uko abo nakubwiye, uretse Minani Theophile abandi bose bahavuye mu myaka 2-3 yakurikiyeho. Noneho guhera 1992 kugeza 1994 niho twakinnye na Eric Kayiranga wari umupaseri witabye Imana muri jenoside, harimo Rulisa Alexis ariwe murumuna wanjye barahari, harimo undi murumuna wanjye nawe witwaga Butare Alfred bitaga Toto, nawe yakinnye mu mwaka umwe niwe ntibeshya, nawe yitabye Imana. Emmanuel Bagaragaza ubu aba hanze, harimo Kumuyange Eric ubarahari, abandi harimo Nyakwigendera Gabiro Eugene, harimo Kamonyo Jean Pierre nawe yitabye Imana ntawari. Nabo baraje badufasha gutwara ibikombe nk'uko bakuru babo babigenzaga. Bayingana ashimangira ko urukundo rwa volleyball n'umusaruro mu kibuga byari byarashinze imizi muri groupe scolaire officielle Butare biturutse ku muhate n'imbaraga abayobozi b'ishuri bashyiraga muri uyu mukino. Frère Sabin, Frère Gaston na Frère Bernard bibukwa nk'abari baritangiye volleyball mu buryo bw'umwihariko. Abafrere de la Charité badufashaga, bayoboraga ikigo, bahaduhaga ibikoresho byose bishoboka. Ni ukuvuga ngo nk'umukinnyi wo muri volleyball iyo yageraga mu kigo, amashuri atangiraga kenshi ku wa mbere, twasangaga ku wa mbere bagendeye kuri liste bafite abanyeshuri barangije umwaka wari ushize, bagarutse gukomezaho umwaka wakurikiyeho, buri wese abaga afite agakaziye ke nk'akabati karimo ibikoresho byose uzakenera muri uwo mwaka. Bagushyiragamo inkweto zawe, bagashyiramo amajeniyeri, bagashyiramo imyenda y'entrenoma. Ese umukinnyi wo muri volleyball cyane cyane kuko yari ikipe ikomeye, abandi bakina mu byiciro bya kabiri bya gatatu gutyo, nta mukinnyi n'umwe wo muri groupe scolaire mu cyiciro cya mbere nko muri volleyball cyane cyane wagiraga ikibazo cy'imyambaro ya siporo, kuko yose yayihabwaga n'ikigo. Urukweto rwarasazaga bakaguha urundi, jeniyeri zasaza bakaguha izindi, hagira ahantu uziburira bakaguha izindi. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994, volleyball yo muri groupe scolaire y'Ibutare yongeye kuzanzamuka. Umuhate wo kongera kubaka umuco wa volley muri iri shuri wagaragajwe na Nyakwigendera Padiri Emmanuel Kayumba, tutibagiwe Padiri Pierre Celestin Rwirangira. Kuzamura impano byakomeje kuba intego, ari nacyo cyatumye muri iri shuri ry'indatwa hazamukira abakinnyi bakomeye barimo Boni Mutabazi, Guillaume Irakarama, Yves Mutabazi, Flavien Ndamukunda, Peter Kamasa, Joseph Ndahiro, Jean Baptiste Semuhungu, Mahoro Ivan, Olivier Ntagengwa, Nelson Murangwa, Placide Sibomana n'abandi. Uko gutoza volleyball hatangiriwe ku bakiri bato byagizwemo uruhare n'abatoza banyuranye barimo Leonard Nkusi uzwi nka Shinani, Joseph Ndahiro, Fidèle Nyirimana na Charles Rurangangabo. Uyu mutoza Charles Rurangangabo yagize uruhare rukomeye mu kongera kuzamura urwego rwa groupe scolaire muri volleyball. Aratangira tubwira uko ikipe yabo yari ihagaze ubwo yari akiri umunyeshuri muri iki kigo. Arakoze Munyandinda, rubakiye muri groupe scolaire mu mwaka w'2000 kuva muri 1999 kugera 2001. Icyo gihe groupe scolaire abakinnyi benshi bakinagamo benshi bagiye hanze, hari nka Jean Paul ari umwana wo ku Gisagara ruzivure cyane, abenshi barabicyo gihe baramwibuka. Hari undi witwa César aba mu Bufaransa, Jean Paul aba muri Amerika, César nawe aba mu Bufaransa. Hari undi witwa Shimimana Jean Pierre ko yarazwi ku izina rya Mabuye, nabo yagiye mu Bufaransa. Hari undi witwa Celestin nawe i Burayi. Abandi bari mu Rwanda bakinaga icyo gihe nka Kigunga yaje nyuma, Kigunga Jean Claude ariko nasiga bahanze, ahubwo Dr Charles yaraje, bari muri abo ngabo bakinaga icyo gihe. Gajerique nawe ngira ngo yaramaze iminsi ari umusifuzi ariko asigaye nakora muri MCF ari hanze. Icyo gihe ari umwana muto yarari inyuma yacu ariko narakinaga. Icyo nakubwira icyo gihe tugikina muri groupe scolaire twashoboye gutwara interscolaire, ndumva twari ibyumba dutsinze, ndumva ari 7 twatsinze icyo gihe. Umutoza Charles Rurangangabo arakomeza twibutsa bamwe mu bakinnyi bazamukiye mu biganza bye n'ibihe by'ingenzi byiza yagize atoza groupe scolaire y'Ibutare ku buryo na n'uyu munsi abyibuka agasesura umeza. Twahise turangiza groupe scolaire sinskuru byagenze, ishuri ramanuka rijya mu cyiciro cya kabiri. Ubwo noneho nanjye njya muri kaminuza, ariko ngeze muri kaminuza nsangamo abakinnyi benshi, nibwo cyagiye bari batanze buruse nyinshi za siporo. Ngaruka muri groupe scolaire noneho ngaruka ni nk'umutoza Padiri Kayumba, icyo gihe arambwira ati wazwa dufasha nta kibazo. Tugewe noneho nashoboye gutoza groupe scolaire, noneho dutwara igikombe cy'icyiciro cya kabiri. Icyo gihe twakinira na Grand Seminaire Nyakibanda, noneho tugaruka mu cyiciro cya mbere. Nanone icyo gihe harimo Gaju nyine akaba ari kapiteni
mugenzi wanjye Gaju Eric ndanamushimira cyane, ari umwana mwiza uri polite. Hari Irakarama Guillaume nabo baragiye muri Canada, hari Yves wasigaye ari umuntu w'umukire cyane, harimo Semuhungu Jean Baptiste uriho kwa Semuhungu nyine Butare nawe ari umukinnyi wanjye, harimo umuntu witwaga Damian asigaba muri Australia, harimo Ernest ubu ni umusifuzi. Iyi gahunda yo gusubira inyuma mu mateka tukibukiranya ibihe by'ibyishimo bihebuje byaranze siporo n'imyidagaduro mu myaka yo hambere, ntabwo tuzayitezukaho kuko duterwa imbaraga nuko mukomeje kuyidushyigikiramo. Muri abantu b'agaciro gakomeye. Ni mucyo dukomeze gufatana urunana, hanyuma ibyiza mwifuza kuri Mukerarugendo TV bikomeze bibagereho. Murakoze, mwari kumwe na Jean Claude Munyandinda.